Ninde uzahagarika ikipe ya Rayon Sport niboneye muri Sekafa Kagame Cup? Ninde uzahagarika Rayon Sport? Ndi kubona muri ibi bihe irimo nibe byiza, aho igeze no ku rwego rw'uko amakipe akomeje kugenda atinya gukina n'ikipe ya Rayon Sport kubera yuko bazi ko Rayon yakwandagaza amakipe. Ikipe ya Rayon Sport yiyubatse mu buryo bukomeye cyane. Icyo gihe yaguze abakinnyi kabutindi, igura intwaro za misile, ibyo byose irategura dore ko yari irimo kubipanga. Iyo kipe ya Rayon Sport rero ubu ngubu ikaba iri gukora amateka adasanzwe muri Sekafa Kagame Cup. Wabonye ibyagiye biba ndetse wagiye unareba imikino yose ikipe ya Rayon Sport yakinye, wabonaga ko aba bakinnyi Rayon Sport yaguze kari abakinnyi yagiye ireba ndetse kandi ikanashishoza. Mu bigaragara Rayon Sport yiyubatse ku rundi rwego ruri hejuru rutagereranywa n'amakipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikipe ya APR FC ifite ubwoba kubera kureba uko Rayon Sport imeze, igatinya ko ishobora kwandagazwa ndetse bikanatuma abayobozi ndetse n'abafana ba APR FC bakwibasira abayobozi bo mu nzego ziyobora ikipe ya APR FC. Aho ikipe ya APR FC yanze gukina Super Coupe, ese n'ubuhe bwoba ifite Rayon Sport? Nta kindi rero ni Rayon ikomeje gutera impungenge amakipe yose kubera uburyo yiyubatsemo. Abayobozi ba Rayon Sport turabashimira nk'abakunzi ba Rayon Sport uburyo batuguriye abakinnyi beza ndetse kandi twifuza. Dushaka Rayon Sport yazaza, dushaka Rayon Sport ikomeye itazigera idutenguha habe na gatoya. Aho ikipe ya Rayon Sport imyitozo rero iri gukorwa kugira ngo bitegura Super Coupe, bitegura imikino ya CAF ndetse banitegure imikino ya shampiyona, dore ko nayo nejo bundi nayo igatangira. Kumva ko rero Rayon Sport iracyafite byinshi byo kuba yitegura, na niyo mpamvu rero uri kugenda ubona byinshi bitandukanye. Ndetse Rayon Sport ikaba inagikomeje gushaka abakinnyi, isigaje abakinnyi babiri gusa ubundi igafunga isoko, ukareba ngo Murera iraza kukwereka ibyishimo umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru y'imikino mu kipe ya Rayon Sport tugenda tugutegurira. Kipe ya Rayon Sport ikomeje kwitwara mu buryo bwiza ndetse no mu buryo buri muntu wese ayibona ko cyizere ari cyose, kuko buri muntu wese umukunzi wa Rayon Sport ahageze uguhita umubona kubera yuko inseko ndetse n'akamwenyu ariko ba afite rugusanga ari ibintu bitandukanye n'abandi bafana bandi makipe. Aho ikipe ya Rayon Sport rero kuva yegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup, amakipe yahise aterwa impungenge, agira impungenge zo ku rwego rwo hejuru, ku buryo niyo ari ikipe nkuru bita APR yari zihagarariye nayo yahise ikangarana cyane bitewe n'uburyo yabonyemo Rayon Sport ikikanga kubera ko Rayon yahindutse, kubera ko Rayon uko yari imeze mbere ntabwo ariko ikimeze ubu ngubu. Iyi Rayon Sport bayubatse mu gihe gitoya cyane ndetse babifashishijwemo n'ushinzwe tekinike, aho yagiye abarebera abakinnyi beza ndetse akaza gufasha n'umutoza Ringingo Francis ukomeje kuyobora abakinnyi ba Rayon Sport ndetse abereka nuko ibintu birimo kugenda bikorwa. Ibyo byose twabifashishijwemo n'Uwiteka rwose. Kuba Rayon Sport yageze ahantu heza nk'ahariya ni ibintu by'agaciro, aho ikipe ya APR FC ubu ngubu na n'ubu ngubu ntabwo yari yemera ko yakina Super Coupe. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitera impungenge
cyane, ariko Ferwafa ikaba ikomeje kugenda yiga kuri ico kibazo kugira ngo irebe uburyo yagikemura mu buryo bwihuse kugira ngo Super Couple izabe amakipe azakina abizi neza ndetse azi nuko ibintu bimeze. Rayon Sport rero iri gukora imyitozo yitegura imikino ya CAF ndetse n'amatransferi nayo iracayakomeje, iri kugenda igura intwaro dore ko isigaje abakinyi babiri gusa, nibo bakinyi rero bategerejwe kuza muri Rayon, ubundi ibintu bigahita birangira, ibintu by'amasoko bigahita birangirana na manda yabyo, ubundi Rayon igatangira igategura shampiyona 2026 2027. Uyu ni umwaka rero ugomba kuzaduhira nk'abareyo, ibyishimo rero ni byose ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru